Kristo Yesu akuzwe. Bavandimwe, tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo ibihe byo kwitonderwa. Turabanza dusome ijambo ry'Imana dusanga mu Banyagalati, aho bavuga ngo itegeko rya Kristo. Tubanze dusenge tubone kwinjira mu kiganiro cyacu. Ku izina ry'Imana Data na Roho Mutagatifu, amina. Roho Mutagatifu, turagukeneye kugira ngo utuyoborere ikiganiro cyacu, uduhe kukumva no kukumvira, kandi uduhere umugisha umuryango. Urakoze rero, ingabire zubaka urugo urazifite, zidusendereze, maze umugisha wawe urushaho kuyobora urugo rwacu ndetse n'umuryango muri rusange. Ngwino Roho wa Nyagasani. Ku izina ry'Imana Data na Roho Mutagatifu, amina. Reka dusome bavandimwe, niba hagize ufatirwa mu cyaha, mwebwe abayoborwa na Roho nimumuhane, ariko mumworoheye. Kristo Yesu nakuzwe. Koroherana birongera bigaruke. Ijambo ry'Imana riradusaba koroherana, kandi turasangamo Roho Mutagatifu. Imbuto za Roho Mutagatifu no koroherana birimo. Guhanana kivandimwe, niduhanane kivandimwe. Ariko mu gihe umuntu agize umujinya, anamenye ko atari imbuto ya Roho Mutagatifu, ni imbuto ya kamere, kandi kamere ituganisha mu kibi. Ntituyoborwe na Roho Mutagatifu igihe cyose, ariko ikimenyetso mpuruza kikwereka ko ugiye gukora ikibi ni umujinya. Mu gihe dufite umujinya rero mu muryango wacu, mu rugo rwacu, turekeraho guhana, twitondere kugira icyo dukoreshwa n'uburakari. Ngaho reka twirebere kuri ya nsanganyamatsiko yacu ivuga ngo ibyo kwitonderwa, cyane cyane ku mugabo. Umugabo rero uba hafi, utega amatwi, wumve tugirane inama. Kirazira kwirirwa ureba, kwinjira mu rugo ukareba cyane udukosa dutoya, ngo igikombe, ikiyiko, ibintu bitari ku murongo, bito bito, ngo bigutere kuvuga nabi. Uriya mujinya ngo ikiko kiri mu nzira. Uriya mujinya utwicira isura, utuma utagaragara neza. Ni byiza kuba wagakura naho umutima mwiza, kuko nibwo uba wakosoye neza. Ni byiza rwose, ntacyo biba bigutwaye. Mu rugo haba akazi kenshi, ariko iyo ukosorana kiriya kintu, ingufu z'umurengera, ugatungana, ibuka yuko hari ikibazo kizaza, uzajya gukosora usanga imbaraga zagushiranye kuri cya gikombe no kuri cya kiyiko. Si byo bavandi? Icya kabiri, kirazira gukubita uwo mwashakanye uko wiboneye. Kirazira. Abenshi aha niho kuba umugabo mu rugo babisiga. Ni gute? Ushobora kumbwira uti ese ko iyo ndwanye aribwo banyubaha, aribwo bantinya. Ariko uzabimenya neza mu gihe uzaba utagishoboye kubona amafaranga yo gushyira mu rugo, mu gihe uzaba utagishoboye kuba warwana, imbaraga zabaye nkeya, nibwo uzabona ko icyo wakoze kirimo kugira gute, kirimo kukugaruka. Ibyo ni bibiri. Icya gatatu noneho, kirazira burya gusinda nta kintu kiri mu rugo, hari ibibazo, bashonje, hari ibyo bakeneye utabahaye. Iyo wakanyweye ugasinda, ntabwo bashobora kubona niba wiguriye cyangwa niba utasengereye, cyangwa ntabwo bashobora kugusomaho aho wayikuye. Iki ni igihe cyo kwifata. Ni igihe cyo kwifata ku bijyanye n'agacupa, kugira ubwenge. Reka twirebere icya kane, kuvuga nabi uzi ko umugore hari ibyo akeneye utabonye, udafite. Ibyo ni ibintu bine umugabo agomba kwitondera mu gihe kidasanzwe. Icya gatanu ari nacyo ngiye gusorezaho, kirazira guhana abana by'umujinya w'umurengera, kugira ngo utazavuguruzwa
noneho abana bakajya bagusuzugura. Buriya ni na byiza ko igihe cyo guhana abashakanye bagomba kubyigaho ari babiri, kugira ngo hatagira uvuguruza undi mu bigendanye no guhana, abana bagakurizaho kugira uwo basuzugura muri mwe. Mugabo rero mugenzi wanjye, aha ngaha tube maso, mbifurije umugisha w'Imana, Imana ibongerera umugisha, duhanane kivandimwe. Iryo ni itegeko rya Kristo. Kuri rya jambo ry'Imana twasomye haranditse ngo itegeko rya Kristo, twoye kurarikira ikuzo ry'amanjwe, twirinde gushotorana. Bavandimwe, niba hagize ufatirwa mu cyaha, mwebwe abayoborwa na Roho nimumuhane ariko mumworoheye. Koroshya mu gihe tugeze mu kibazo. Sawa, Imana bakomeze kandi bahe umugisha, twese duhane umugisha kandi tugire ingo nziza. Kristo Yezu akuzwe.